iki kigutera kuririra ibirenze ibyo ufite? Ese ubundi ujya utekereza neza ko bimwe turirana ari byo abandi baririra? Mbaye ikaze kuri bonus y'umunsi cyangwa se icyo navuga nka promotion. Ni Miss Edi nk'ibisanzwe. Wowe ugiye gukurikirana iyi bonus cyangwa se promotion y'umunsi ukaba utarumvishe promotion y'ubushize, nakubwira ngo naho yagucikiye wajya kuyireba kuri YouTube channel yacu ariyo Name Secrets, hanyuma ukayireba cyangwa se ukayikurikirana kuko ni promotion nziza cyane. Promotion twavugaga ku bintu bigera mu 10 byagufasha kubaho mu buzima bwawe bwose uri umuntu usobanutse. Ese ni wowe utifuza gusobanuka? Ntabwo ndabisubiramo kuko narabivuze, ahubwo nakurangiye aho wajya kubikura kuko ni ibintu by'ingenzi byakugirira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hanyuma promotion y'uyu munsi ntago nababwiye topic ariko reka nyikubwire. Topic yacu tugiye kuganiraho cyangwa ngiye kubaganirizaho iragira iti ibyo turirira. Ngongera kandi nkavuga ngo ibyo turirana ni ibintu bibiri byombi. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo kubera iki turirira ibirenze ibyo dufite, ariko nanone topic nayigira ndende nkavuga ngo ibyo turirana ni by'abandi baririra. Yes, burya muri iyi si biragoye kubona hari umuntu unyuzwa n'ibyo afite. Oya, ufite ingorofani aba yifuza igare, wa wundi ufite igare akaba yifuza moto, ufite moto nawe ati ndashaka imodoka, uw'imodoka nawe ati ndashaka indege, bikagenda gutyo gutyo bikurikirana. Ufite inka imwe akifuza gutunga ifamu. Ntabwo nanze ko ugira wifuza kuba watunga nawe ibirenze, ni byiza, ariko nanone tubyitwaramo dute? Ni hano kugira ngo nkubere igisubizo cy'ibibazo byose wibaza. Ushobora kwibaza uti ni mu bihe buryo, ariko uko uzagenda ukurikirana promotion cyangwa se bonus ngenda mbaha niko uzagenda ugira byinshi wunguka. Akenshi abantu twibwira ko turi abantu batekereza, ngo turatekereza kandi dutekereza cyane, ngo dutekereza ku bintu byinshi byatuma dukora ibintu runaka tukabona uko tugera ku bintu twifuza. Ariko ntabwo ngiye nshaka uyu munsi gutekereza cyane. Niba nkuje gutekereza cyane, se ndagusaba gutekereza gute? Ntabwo nkuje gutekereza cyane ngo nkubwire ngo utekereze gake. Oya, icyo nshaka ni uko utekereza kure. Yes, think deep, think big. Ntabwo nanze kutekereza cyane, ariko nanone tekereza cyane gusa urenzeho gutekereza kure. Ushobora kuba uri umuntu utekereza cyane bikagarukira mu gutekereza gusa, ugatekereza ariko bikarangira nta gisubizo ubonye cy'ibibazo byawe. Ariko njye nkatekereza gake, ka gake kanye natekereje nkatekereza kure, hanyuma nkaba nkurushije kugera ku ntsinzi y'ibibazo twese twibazaga cyangwa se ibibazo byanjye. Nyamara wowe warigoye utekereza cyane kugira ngo ukunde ubigere, ariko n'ubundi bikanga n'ubigereho. Reka ngaruke kuri topic y'umunsi. Ibyo turirana ni by'abandi baririra. Ndi hano kugira ngo nkufashe. Banza wibuke neza ko nyamara bimwe uri kurirana hari benshi muri iyi si babibuze, badatunze namba. Hari inama isumba izindi nakubwira kuri iyi topic. Nakubwira ngo mbere y'ibindi byose banza ushishikarire gukora ndetse no kunyurwa n'ibyo ufite. Burya twicwa no kutanyurwa. Iyo wamaze kunyurwa nibyo biguhereza inzira nziza yo kumenya ibindi bintu wakora kugira ngo ugere kuri bya bindi wifuza kugeraho. Ariko igihe utaranyurwa nta kintu uzigera ukora rwose. Niyo mpamvu ngusaba gukora ariko ukananyurwa. Abantu benshi muri iyi si tugizwe no kugira ishyari. Nicyo kintu kitubeshijeho, ariko burya reka nkubwire, wagira ishyari ryiza, ntabwo wagira ishyari ribi. Sinanzi kwifuza kuva ku rugero uriho utera intambwe ugere ku rundi rugero runaka, ariko wishaka kubigeraho hari uvukije ubuzima. Ngo nubona mugenzi wawe afite ya modoka, wowe ufite igare, mu kugira ngo nawe ubone iyo modoka ngo uvuge ngo ndamukura kuri iyi si kugira ngo nanjye nkunde nyitunge. Ese wibuka neza ko ushobora kumukura kuri iyi si ariko n'ubundi ya modoka wifuzaga ntuyibone? Kubera icyo utakora cyane kugira ngo ubigereho nawe agumane ibye ariko nawe wabigezeho. Tekereza kure, think big, think deep. Ese ko kurumva bikwiye ko twajya tuvutsa ubuzima bagenzi bacu kugira ngo tubashe kugera ku byo twifuza kugeraho? Oya, igisubizo ni oya rwose. Nk'uko nabivuze, sinanze ko nawe uharanira kugera kuri ibyo ngibyo. Nubwo navuze ngo gira ishyari ryiza, ariko ubundi si n'ishyari ryiza, ahubwo navuga ko ari nko kugira ishyaka. Yes, gira ishyaka. Wigirira ishyari mugenzi wawe, ahubwo gira ishyaka ry'ukuntu wabigenza nawe kugira ngo ubigereho, ariko ubigereho neza mu mahoro, nta kindi kibazo uteje mugenzi wawe kugira ngo ukunde ubigereho. Ku musozo w'iyi bonus y'uyu munsi nakugira inama imwe.
inama nakugira ni uguharanira kubyaza umusaruro ibyo ufite. Niwumva ufite ishyaka ryo kubyaza umusaruro bimwe ufite, ntabwo uzigera ugira ishyari ryo kuba wakangiza ubuzima bwa mugenzi wawe kugira ngo ubone kugera kuri bimwe wifuza. Muri uko kubibyaza umusaruro kandi ntabwo nkubwiye ngo ugende ugire ishyari nk'uko nahoze mbibabuza, ahubwo niyo mpamvu nakubwiye ngo think big, think deep, tekereza kure umenye ukuntu wabigenza, kandi utekereze ku bintu byiza byakugirira akamaro bikagira n'abandi akamaro, atari bimwe byagambanira cyangwa se ngo bivutse ubuzima mugenzi wawe. Kugerageza kubyaza umusaruro bimwe bike ufite, nubwo bitaba ari bike cyane, ariko bimwe ufite kugerageza kubibyaza umusaruro nibyo bizaguha fondasiyo yo kuzagera kuri bimwe wifuza, byaba byinshi cyangwa se byaba ibirenze. Reka nkwibutse ko iyi poromosiyo tuyibagezaho nyuma yo kubagezaho kimwe mu bindi bintu dusanzwe tubagezaho. Ibyo dusanzwe tubagezaho bikaba ari ubusobanuro bw'amazina, ibiganiro ndetse n'inkuru. Hanyuma niba utarakora subscribe nagushishikariza kujya kuyikora kugira ngo ibi byose bitazajya bigucika. YouTube channel iracyari yayindi ni Name Secrets. Ndabashimiye cyane.